Urugero, dore uko wakwandika ya magambo: wiriwe neza, amakuru y'iminsi, sha warabuze. Ubu ngubu nibwo buryo nyine ugomba gukoresha, ukaba wabwira umuntu amagambo ukoresheje voice note akabibona mu magambo. Amahoro y'Imana kuri wowe ukurikiye uyu muyoboro wa Tusode Baba. Uyu munsi wa none nakuzaniye uburyo ushobora kuba uri ku rugendo utari bubone ukuntu ushobora kwandikirana n'umuntu kuri WhatsApp, ariko ugakoresha ubundi buryo mukandikirana, kandi ibyo akubwira nawe ibyo umubwira akabyumva, akabasha kuba yabyumva neza. Ndagira ngo nkwereke uburyo ushobora kuba uri kuri WhatsApp yawe, ariko ukaba urimo kwandikirana na mugenzi wawe, wenda uri mu muhanda utwaye nk'imodoka, uri mu muhanda urimo kugenda, cyangwa se wenda uri no mu kandi kazi nko mu rugo n'ahandi hariho hose. Wowe ukaba wajya aho bandikira ubutumwa ugashyiramo uburyo ushobora kumubwira ijwi, wamubwira ijwi ryawe, we agahita abibona byanditse, akagira ngo urimo kumwandikira kandi urimo gukoresha ijwi. Ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe niba utari wakora subscribe, ubundi hasigaye dutangire nkwereke uburyo ibi bintu bikorwa. Kuba ndimo kuvuga gutya no magambo, wowe ukaba wayabona arimo kuza yanditse, kandi akaba yanditse mu ndimi zose zibaho, kuko ushyiramo ururimi ushaka, hasigaye ukandikirana n'uwo muntu. Okay, twagiye kurikira nkwereke uburyo bikora. Nk'uko bisanzwe ni Tusode Baba. Uraza winjire muri WhatsApp yawe, nibuze winjira muri WhatsApp yawe. Numara kwinjira muri WhatsApp yawe, ikintu uri bukore urafungura WhatsApp yawe, ubundi hasigaye ujye ku muntu wowe ushaka kwandikira. Uraza hano hasi, ahangaha wandikira abantu, uhafungure. Ahasigaye numara kuhafungura uri buze hano kuri kano kantu ka setting niko kantu uri bujyeho. Kuri aka kantu ka setting urahita ugasanga ahangaha, hano agasetting hari ahantu kari setting, abantu benshi barayizi. Ngiyi hano setting, kankazamure akangaka, kano ubona karimo kunyeganyega niko ka setting. Uri buze ukinjiremo, numara kukinjiramo hasigaye ugafungure. Numara kugafungura, ikintu uri bukore uri buze hano hasi, uraza hano kuri voice type. Ahangaha uri buzeho wafungure kuri voice type, uri buze ahangaha, aka kantu urasanga ari umukara. Okay, ndagira ngo nkwereke, uraza ugafungure, urasanga kameze gutya, noneho ugafungure kamere gutya. Numara kugafungura urahita usubira inyuma, uze hano hejuru kuri language. Ahangaha kuri language nyine uri buhindure, nyine ushyiremo ururimi ushaka. Tugiye kuhafungura urebe ukuntu bimeze. Urahafungura ushyiremo ururimi ushaka, uraza hano wedite hano ushyiremo ururimi ushaka, keyboard. Noneho urabibona neza, izi zose ni indimi, harimo ibiswahili, harimo n'ibyarabu, harimo icyitwa ururimi rwose uzi rubaho ku isi, urarusanga hano. Noneho uri buze hano hejuru muri search, usacingemo ururimi ushaka. Wenda tuvuge ni urugero, ngiye kuko ndimo gukoresha Ikinyarwanda, ariko nawe niba ukoresha Igishinwa no gukoresha Icyarabu, urashyiramo ururimi ushaka, kakiremo Kinyarwanda. Okay, ngiyi hano Kinyarwanda. Noneho ndibuze mpite nemeza hano ku Kinyarwanda. Nimara kwemeza hano ku Kinyarwanda, urabona ndahita nkora, urabona ahangaha tayari ururimi ruba rwamaje kugeramo. Urahita uza hano hasi, ukore hano hasi kuri done. Okay, ukore hano kuri done. Urabona Ikinyarwanda ahangaha cyahise kigeramo hano, noneho urahita wongera uvemo hano, usubire kuri wa muntu umwe murandikirana. Okay, urahita usubira kuri wa muntu ushaka guha voice. Ikintu uri bukore, urabona ahangaha hano, reka nkwereke ahangaha hambere hari ibara ry'icyatsi. Urakoresha voice isanzwe. Noneho urabona hano hari ibara ry'icyatsi, hejuru hariho voice, hariho akamikoro. Ni gukora voice isanzwe, ukamubwira nyine akagenda amagambo. Noneho urabona hano munsi y'ino voice y'icyatsi urahita usangayo akandi ka voice kariyo k'umweru. Aka voice kariyo k'umweru ni kuri bukoreho, noneho kugira ngo umuntu amagambo wowe urimo kuvuga, ayo magambo uwo muntu aba ari yabona. Okay, ubu ngubu ni ukuvuga ngo ahangaha amagambo ahita agenda iyo ugakozeho. Impamvu ahangaha bitajeho nuko ndimo gukoresha nyine ino voice recorder yindi, ntabwo yafata amarekoda abiri, ariko ndabibereka mu kandi ka video. Noneho nurangiza uhite wohereza uwo muntu ibyo bintu urimo kumubwira, we arahita abibona neza. Okay, wiriwe neza, amakuru se?
sha warabuze. Noneho ano magambo urimo kwandika hariya hejuru wowe uba urimo kuyavuga, urimo kuvuga we agahita abibona byanditse, ukarushaho kugendana nawe neza.